Naramutse neza abavandimwe banjye bakunda Bivuge TV, ikinyamakuru cyiza, umunsi mwiza. Muri kino gitondo rero nifuje kuganira namwe ku kibazo kiri kugaragara cyane hafi ku isi hose cyo gusenya ingo. Ibintu bivugezweho ngo gatanya divorce, umugabo n'umugore. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ariko uyu munsi za gatanya zabaye nyinshi, bamarana iminsi 2, 3, 5 bakajya gusaba gatanya. Ngiye gutandukana n'umugabo twashakanye, ngiye gutandukana n'umugore twashakanye. Kubera iki? Ibyo babapfa baba biziranyeho. Ese icyo ni igisubizo? Nk'umusaza rero General de Fao bakunda abari kuri ikinyamakuru cyacu Bivuge TV, ndagira ngo mbabwire ko ubwo nta gisubizo kirimo. Ntabwo uzabona umumarayika w'umugabo, nta nubwo uzabona umumarayika w'umugore. Kazibana zidakomanya amahembe, nyamara zikomanya amahembe ariko zikongera zigatangira ubwatsi zikarisha kandi zakomeje amahembe. Inama ngiye gutanga inama yuko gatanya ntabwo ari irangiza ikibazo. Bibiliya iravuga ngo muzabane iteka mugeze akaramata, mutandukanywe n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Iyi gatanya umuntu wayizanye yateje ibibazo bikomeye cyane. Nta gatanya Imana yaremye Adamu imushyira mu ngobyi ya Edeni, bombi na Eva. Irababwira ngo bombi umwe akarako mu mara y'undi. Umugore azitwa umugore, umugabo azitwa umugabo. Nta munsi umugore azitwa umugabo. Abagore bose barari kubiharanira, ariko ntabwo bazabigeraho kuko n'Imana yabatandukanije. Nge rero nk'umusaza w'inararibonye wabonye byinshi, ngabona ibipfa n'ibikira, ngiye kuguha inama. Wowe uri muri gahunda ya gatanya, urazana umugore, uratabuka n'umugore wawe mwari maze kumenyerana. Nibirangira uzane noneho ukwicara ku mutwe, uzane noneho wagutwikira no mu nzu. Abanyarwanda bazi kuva kera barabivugaga ngo wanga umugore uguguna ivuguva ukazana urimira bunguri. Ni ngaho rero wakwanga umugabo uguguna igufa, noneho wajya guhundi ugasanga wenda ari kwiguguna, ahubwo yaritamira akayimiriraho. Iyo gatanya rwose iragatsindwa ku bantu bose, ku Banyarwanda n'Abanyarwandakazi bari kunyumva kuri iki kinyamakuru cyacu Bivuge TV. Uramenye gatanya ariko ni gatanya nyine. Igitanya abantu ni igiki? Noneho umugabo n'umugore bashakanye baba barabyaye baba batarabyaye, ntabwo umwe atandukanywa n'undi n'urupfu. Ariko iyo gatanya ndanayamagana, sinjye nayemera kabisa. Wowe ahubwo ushaka ikintu kigutandukanya n'umugabo wawe, shaka ikintu kigutandukanya n'umugore wawe, mugishyira hamwe mwembi muri babiri muri munzu, nta wundi muntu muri kumwe. Wihamagara abantu baza kukugira inama. Nubahamagara aho kujya kugira inama bazagushuka. Mwembi ko mwahuye hahandi muri ka gasambu cyangwa munsi y'igiti cyangwa iruhande rw'ikibere cyiza umuntu, mukabwirana muti ndagukunda, nawe akavuga ati nanjye ndagukunda, mugafata umugambi wo kubana. Iyo ngiyo abariho muzajya muhagarara, mujye mu nzu yanyu, mujye mu cyumba cyanyu mukinge, nimurangiza muvuge muti dutandukane. Koko muzasanga gutandukana atari wo muti. Njye mbabwiye ko gatanya ntabwo ari umuti. Gatanya ntabwo izazana umuti, ahubwo izazana ibyago bikomeye cyane. Niba mwarabyaye abana bazaba bayindari, umwana utarezwe ndetse na nyina muzi ukuntu bigenda. Nubwo mwaba mutarabyara, iyo gatanya Imana irakayitsinda, itsindira kure. Ngewe ndayivumye nk'umusaza, kandi nawe ubyumva. Ntuzabikinishe utandukana n'uwo mwashakanye. Ndarukira ngaha bifuriza amahoro y'Imana, bifuriza gutsinda iyo gatanya, yo gatsindwa n'Imana igicike mu Banyarwanda n'Abanyarwandakazi bose batega ugutwi iki kiganiro cyacu cya Bivuge TV. Murakoze. N'umusaza General de Fao ubaganirije kuri iyi nsanganyamatsiko. Murakoze cyane. I wish I knew.